uburyo bwo kubihuza ni buroroshye. Amasezerano yasinye nyuma na ya mbere turaza kureba uburyo icyo kibazo kiza gukemuka kandi turabikemura rwose biragenda neza. Kakore Mugeni Fabrice hari ikibazo cy'ibura ntabwo nkunda kukivugaho cyane. Nta kintu kiyovu mugomba ahubwo bafite ibyo tugomba. Ngira ngo ndaza no kwereka amasezerano yasinye avuga ko igihe cyose atakoze adahembwa niba byisingiye ku giti cye. Amafaranga y'ukwezi kwa karindwi arimo kuvuga yaratorotse ikipe ya Kiyovu Sport yaragiye muri Tanzania ari muri Simba yamaze hafi ukwezi kose. Agarutse kuva icyo gihe kuva yatoroka akajya muri Simba kugeza uyu munsi ntagaragaruka mu gikorwa icyo ari cyo cyose na kimwe cya Kiyovu Sport. Yigeze kuzana iminsi mikeya kandi nabwo adakora imyitozo aje nkuje kwiyenza. Iyo umuntu aje kuri ngewe niko nabifata kuko burya kuza mu myitozo ya Kiyovu Sport rimwe na rimwe wambaye imyenda ya Rayon Sport hari igihe ushaka guprovoka abantu byashobora kubyara amahane maremare. Biri tuba biri hasi cyane ku buryo ngewe ntabwo nta kintu najya kujya kubivugaho cyane. Ubwo we ubizi n'abamugira inama ubwo tuzareba icyo amategeko azavuga. Ubwo kandi uzabigiriramo ikibazo ntazarenganya undi. Ni umukinnyi wacu uri muri suspension. Kiyovu yaramwandikiye imususpanda. Igihe cyose azaba atatanze ibisobanuro by'impamvu yataye akazi azakomeza muri icyo gihano muri suspension. Kandi icyo gihe n'abantu babimenye kiziyongera ku masezerano n'ubundi yarasanzwe afitanye na Kiyovu Sport. Yamara imyaka 2 yamara imyaka 3 azagaruka n'umukinnyi wa Kiyovu Sport. Ngira ngo hari abo byabayeho byinshi niba mwibuka ba Saida Bed bari bagiye muri ari umuhungu nuzi mukuru yatwaye muri phase retour yaramaze imyaka 2 yicaye. Agarutse biyo ngombwa ko mukuriza kongera kudusaba iza kuza kumugura natwe. Ibyo ngibyo rero amategeko afite ku icyo ateganya. Namubwira iki ngewe kuri ngewe buriya hari ibintu umuyobozi wacu ajya tugiramo inama umukuru w'igihugu akavuga iyo umuntu agututse aragutuka ariko ntazarengere. Buriya hari umurongo yatuvuze ngo yitwa Nyirantarengo. Ubwo umurongo nyine namugira inama yuko atazawurenga na Fabrice. Hari we ari n'undi wese waba mushuka. Ngira ngo mureka dutegereze turebe na Ferwafa. Ubwo icyo kibazo ubwo nizakemura icyo kibazo. Ikibazo cya Kalisa Rashid ni cyo kiri compliqué ho gatoya. Twabiganireho umwanya. Kalisa Rashid buri yarafite amasezerano abiri. Hari amasezerano yarafite bwa mbere y'umwaka yagomba kurangirana na sezo ishize. Nyuma aza gusinya andi masezerano yo kongeraho undi mwaka. Urumva ubingubi icyo tugiye gukora no kuri uburyo ayo masezerano yombi twayahuza hakavamo ikintu kimwe. Ariko ntago ari ikintu gikomeye. Ari ngewe nawe twaganira kandi twabyumvikanyeho.